nta pfunwe nagira uwagira ipfunwe n'utarantumiye kuko ngewe n'ubu mu gitondo ntabwo biraba namamagara ati ngewe mfite concert Huye urumva Huye na Gisenyi harimo urugendo ariko rugiye nta kibazo ntabwo ari kure cyane muto namwira ati uzaze mu bukwe nzabuzamo nagira ipfunwe ni uzagira ipfunwe utarantumiye naramutumiye mu bukwe nta pfunwe nagira ni uzagira ipfunwe nta pfunwe nagira ko naramutumiye mu bukwe twayatumeze neza twegeranye byari bimeze neza we niba atarantumiye ni uzagira ipfunwe ntabwo ari ngewe ntarirarenga yantumiye nzamara kuririmba hariya nirukanke nakiserera imodoka ngiye mu bukwe bw'umuvandimwe njyewe nta pfunwe nagira ariko nanone wishaka kunye nabishaka nzamara za good morning zose waruvuze ngo nta kibazo ariko mu minsi yashize ngira ngo hari akantu Hambo yakomojeho ko hashobora kuba hari akantu katameze neza hagati yawe nawe ari nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo gukora ubukwe ntaguhe invitation byo bimeze gute hashize umwaka mvuye mu itsinda numva navuye mu mwaka ushize nduvana mu kwa 11 deje mu kwa 11 wangu hashize umwaka mvuye mu itsinda mperuka kuvugana na Hambo mu kwa 10 ku mwaka ushize ubu rero ku kabazo kaje muri iki gihe tutavugana sindo katurutse kuko ujye umuntu mujyana ikibazo kuko yenda mwahuye cyangwa mwavuganye so mperuka kuvugana nawe mu kwa 10 ku mwaka ushize so ku kabazo rero sinzo kavuye kandi ntacyo nanjye mfite nawe ntacyo nakimfite kuko nahurira nawe ukuvuga ngo uwo mwaka ushize utazi amakuru ya Hambo na Nizo ntago mujye muvugana kuri telefone na rimwe ntago shaka tuvugana kubera iki udaterura telefone ngo umubaze amakuru iki kibazo kukimbaza nuko ni nkuko useka amakuru menshi twabonye mamwe yaduhaye njya ku Nyarwanda nkabona inkuru nkabona Sebuko yaje amakuru ndabona cyane ndabona ariko buri akenshi y'abantu batandukanye iyo bagitandukana nyine habakirimo akantu ariko ngiye mbanzi ko bizigiye kizagera nyine bigashira twavugana ariko urumva iyo abantu gitandukana nyine habarimo ikibazo kuko ntago abantu batandukana atari impamvu so iyo abantu bagitandukana rero habarimo ikibazo gusa ikibazo mbanzi ko nkanye mbanize ko kizajya kikashira kuko nta wiciye undi nta gute bizageraho bishire so bizageraho bishire ariko ngira ngo mu gitandukana wavuze ko nta kibazo utanye na Urban Boys none ubu urimo uravuga uti iyo abantu batandukanye haba harimo ikibazo ikibazo ndi kuvuga ntabwo nta wiciye undi ariko ibyatumwe dutandukana ntabwo byari ibintu byiza so kuba tutarikiri kumwe rero si uko byari byiza cyangwa umwuka wari mwiza ariko nta none ibyadutandukanye ntabwo ari urupfu cyangwa yenda ngo guhemukana ku buryo yenda tutahuriye ahantu ngo dusuhuzanye gusa kenshi impamvu nk'icyo warunguye cyo kudahamagarana ntabwo ndafata telefone ariko nabo ntawe urafata telefone ngo mpamagare urumva aho urumva rero ntabwo navuga ngo ngewe ngo ntacyo nakibreming ngo mve ngo umuntu ngo nabonye missed call sinakoringa back so ntacyo nishinja kuko nta n'ikintu kibi naba narabakoreye yenda nabo ntacyo bankoreye byabayeho ni muri business y'abantu mwananiye gukorana muri business ntabwo murarikana muri business ariko ntabwo bivuze ko hanze mutavugana nizera ko duhuriye ahandi hantu nta kibazo twasuzanya bisanzwe nta kibazo ariko impamvu yenda tudamagana kuri telefone nuko business zaduhuzaga ntabwo zikiduhuza niba ari umuziki niba ari iki ntabwo tukihurira mu muziki ntiduhurira muri studio imwe ntabwo duhurira vuga ngo business ntabwo tugihora muri business ntiyako ari iyo mpamvu uracyatuze nimero ya Hambo ndazifite nimero zo ndazifite nabonye warahinduye telefone buriya iriya telefone zirimo telefone izi ntago zirimo yishyire kuri kamera turebe iyi ntago nimero za Hambo ziri mu yindi ya WhatsApp mfite iyi yeko ni nkunda kugendana kuko nigishiramo umuriro ngenda yikunda cyane savuga kuki wahisemo gutunga iyi telefone
mfite telefone ebyiri, mfite iyi ngiyi n'indi ya avuga ngo irimo nyine ni smartphone, nirimo n'ibintu ama Instagram, ama WhatsApp, nayitunze kubera ko nyine hari igihe mbona ko kuri ngewe telefone iri WhatsApp hari igihe ijya mbivuge ko indangaza, rimwe na rimwe ugasanga uri ku telefone buri munsi mfata umwanzuro wo gutunga iyi ngiyi nguranye njye aho ngiye kureba yende ikintu kisima, ariko apana kwirirwa nubitse umutwe ndi kuri chat, ndi kuri Instagram, mbona atari ibintu birimo kunyicira ubwonko. Mbona ko telefone ngomba kujyaho rimwe na rimwe, ariko apana kuko ikindi kandi kubera ibyo bintu ibikora WhatsApp, ama Instagram, ama Snapchat, make usina gutera stress, umuriro utushira. Uyu muriro ushize rero gusanga umuntu agenda afite mu masharijeri, ncomokorera kebo yanjye yapfuye, nka wifi internet ranshiranye, usanga umuntu ahora mu bintu nk'ibyo bidasobanutse. So njye natunze ngi kuko ni nimero umuntu ayimamagayeho arambona kanambonera igihe. Iyi ngiyi ifite n'umwihariko, iyi ngiyi imara umuriro ibyumweru 2. Iyi ngiyi dore hano nagucomekera buriya hano rero icaginga n'izindi. Uba rero nta muntu wambura muri business, ubu ngubu nta muntu ushobora kumbura. Iyi rero mbona ko nyagaciro kurusha iriya, nirirwa ndeba amafoto abibye abagize bate amafoto, ugasanga umunsi wose bire ku telefone, mu by'ukuri nta kintu wungutse, ahubwo wahombye, ubwonko bwawe bwananiwe. Mu magurupe bakoze amafoto, abambaye ubusa, abarwanye mu kibuga, basanga bataye umwanya. So nahisemo ko nyifata amasaha make telefone yanjye yindi, iyi ngiyi niyo nirirwana. Ni umwanzuro ukomeye cyane. Safi, muri iki gihe unakomeje ku ngingo nziza, hari ikintu cya social media zatwaye abantu umutima. Hari n'ikintu gishya cyavutse mu Rwanda, abantu bitwa aba Slay Queen. Wowe bavugaho icyo babona gute ubundi, nibo bazi cyangwa niba harabubona? Ngiye nemera ibintu nasona, nagiye kuri Google mbona ka Slay nyine icyo bivuze. Slay Queen ni abantu nyine badafite akazi ngo batajya badetinga nyine abagabo badafite amafaranga. Ndasoma ku Google barabiguhereza, mbona ni ikibazo, ni nka virusi. Slay ni virusi, ni virusi kuri societe iyo ari yo yose, kuko niba bivuze ngo Slay Queen bivuze ngo umuntu ngo udakundana n'abantu badafite amafaranga, ngo umuntu udakora, umuntu ni virusi iyo ngiyo. Ngiye nahise mbona ko nka virusi nyine kujya mu bantu nyine, kuko niba umuntu yicara akavuga ati ngiye ngomba guhura n'umuntu, ngiye ntaho ngomba gukora, hari undi ugomba kunkorera, ntabwo ngomba ni virusi. Mbifata nka virusi yateye nyine, yaje mu bantu. Wenda no umudepite uzajya ukemura. Hanyuma wenda tusubire muri The Main, biriya bitaramo muri gukora bimaze iki, bigamije iki? Reba nkoreramo The Main, ari inshingano twihaye gukora ibintu navuga ngo bitandukanye cyangwa bifasha bihindura imyumvire y'abantu, kwa ko umuhanzi akenshi kuva mu kwa mbere turadukora indirimbo, dukora ibikorwa bitandukanye bya charity n'ibindi byose, ariko wamara gukora indirimbo ukicara ugategereza yuko ngo baguhamagara kugira amafaranga mu gitaramo runaka. Rimwe na rimwe usanga harimo ibintu utamenya, uwateguye igitaramo giteguye nabi, ariko mu buzima bw'umuhanzi cyangwa umuhanzi uzi icyo ashaka kuri profession, ni ukuvuga ngo agomba kugira byibura igitaramo cye wenyine yitegurira kimpuza n'abafana be. Ibyo wenda ahandi hantu wenda twe ntiturabyumva neza, ariko ahandi hantu bateye imbere buri muhanzi wese agomba kugira igitaramo buri mwaka byibura ahura n'abafana bakabaririmbira. Ni muri urwego kuko nk'ubu ngubu twebwe twakoze country twakubera yuko hari ahantu henshi hatajyagera concert. Twagize amahirwe dufite track ni imodoka nini ifite na sound, urumva twebwe nka reba biratworohera kuba umuntu yategura igitaramo.
nko twagiye nka Karongi ntabwo maguma y'uno mwaka ntabwo yagiyeyo bivuga ngo baba baheruka umuhanzi mu myaka nk'ibiri ishize ariko bigutangaza ko n'indimo zawe bazumva kuri radio. So umwaka rero urangiye nk'umuhanzi ugategura igitaramo ntikitwe bira twita ngo kuronshinga ntabwo ari nko muri umuntu araronshinga buri munsi. Oya album ushaka kwishyira hanze mu myaka nk'ibiri ariko umuhanzi nyaka ko abakeneye byibiri gitaramo rimwe yiteguriye kuko akenshi ibitaramo tujyamo dukunda kugenda dukompeninga tugaya uzuma abantu tugenda tugaya ngo sound ye nimbi ngo bantije abafana bandirimisha amasaha atariyo bagize bate cyangwa baguhamagaye bandirimisha mu kabari kasi mikona kana amafaranga bagoye cyangwa bamaye avance yandi bayamaye nabi utuntu nk'utungutu. So iyo uteguye igitaramo cyawe noneho nk'abafana mukageza kugira na link mukumvikana muti muze nanga kwinjira nayangaya ukabarima indirimbo nk'igitaramo cyawe utabasondeka ngo urime indirimbo nkeya twebwe tuyibona nka link duhuza n'abafana bacu. Kuvuga ngo ubungubu hari na evaluation kumenya ese uhagaze ute ugeze hehe ukeneye icyo sigaje kuko ngo ngewe mbanze ngo public yanjye y'Urusizi ndayize ubungubu nzi niba aho ngomba kongera intege nzi ngomba kuzigabanya nzi public yanjye Karongi nzi public yanjye ejo nzajya Huye ndayiso ni nk'uburyo bwa evaluation nyine uvuga utereka umwaka wose ndebe ibyo nakoze ese abantu babyakire batengeze hehe sinaramanutse sinarazamutse niyo mpamvu rero twavuze twitegura igitaramo byacu mu mpera z'umwaka kandi bitari kumurika album. Ubu numwe mu mihigo wesheje ya 2018 ariko ngira ngo mu byo watangaje mu minsi yashize wavuze ko muri 2019 ufite gahunda yo kuzakora ubukwe. Gahunda igeze hehe? Ntabwo sinema ko navuze ko ibi bintu dukora nyine n'Imana bito twebwe dupanga ibintu ariko Imana niyo igenda ni duteganyiriza ibigomba kutubaho. Ibintu urugamba natangiye kimwe navuga ngo urugendo kandi ko kwita urugamba urugendo natangiye ntago ruba rworoshye kuko natangiriye kuri zero natangiriye ku ndirimbo ya mbere n'urugamba rero cyangwa urugendo navuga ngo rutoroshye. Hari igihe utangira uvuga uti ibintu biroroshye ariko wamara kujya ko nabirakomeye. So ntabwo twagera mu mwaka ku mwaka turacyari muri 2018 2019 ntabwo nzi ikizaba muri kunzi ko bizaba ari ibintu byiza kuko deja hongeze ibyo natekerezaga cyangwa ibyo napanze mbona birimo kugenda bigenda neza n'ibindi Imana imfasha bizagenda neza. Ubwo kuba waratangiye kariyeri solo nibyo bitumye ubukwe bwawe budataha? Yewe ubukwe bwanjye ntabwo mpora nkunda kubivuga ibintu byose ntabwo ubuzima ntabwo mufata nka formule ibintu ngo bigomba kugenda bike na bike. Oya ubuzima bugenda uko ubyumva n'uwo muri kumwe n'umupate nako mubyumva bitewe n'ibyo murimo urumva. Ukuvuga ngo ntibyagutangwa n'ukwezi gutaha ibyo nakoze mbere ceremony nakoze ya mbere ntabwo nari namaze umwaka mbibwira abantu ntabwo nagiye cyageze mwani kamare ceremony yanjye ndumva igihe kigeze igihe nikigera n'ubundi ni ceremony nayikora ariko ntabwo ngomba ntabwo nakemera ko umwaka umperana ngo ngiye ngo navuze ngo ntawe nabibwiye nta n'uwo ngice inama kuko ningigomba gukora ibintu ntabwo ngomba kuvuga ngo 2019 ntabwo ngomba kunsiga ntahenjyana ntabwo ngomba kunsiga nta ngomba kunjyana aho ngomba kwicara nkareba nkashyira ku murongo kuko umuntu yo muri kumwe muganira mumvikana bitewe nuko situation zanyu uko zimeze mvuga ngo ni ibintu rero mupanga ariko Imana nayo niyo ivuga ati nuko bizagenda kuko Imana nibizi byacu bizatubaho. Yego umaze gukora ubukwe nyuma gato nk'ukwezi cyangwa abiri uri wavuze ko nyine ntago mwahise mubana kubera yuko nyine ntago murajya mu rusengero ntago murajya mu imbere ya pasiteri ngo mubiheshe umugisha. Ubwo nukuvuga ngo kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo muri umugore n'umugabo? Mu mategeko n'umugabo n'umugore wanjye kuko amategeko arabinyemerera. Iyo amategeko anyemerera n'ibintu byose arabinyemereye cyose. Ubu nta
nta muntu ushobora kuvuga ngo araje ngo urumva ngo nabonye ko mutabirangije oya mu mategeko ubu ngubu kandi amategeko ava ku Mana ubundi niyo mpamvu ubona bavuga bati iyo wishe iyo wibiye gize gute baragufunga bavuga ngo amategeko yose abantu dukoresha burya yubakiye ku mategeko y'Imana so mu mategeko yano ndamwe ngiye n'umugore wanjye ceremony rero zindi nazo ni ziri mu nzira kandi igihe kizagera tuzikore noneho niba tubwije ukuri ni ukuvuga ngo mwahise mubana kandi ubu ari muri Canada ndi hano turabana ariko turabana mu mutima kuko turabana buri munsi turabonana turasurana turasurana ubwo iki gihe gishize ngira ngo amezi 6 agiye gushira mutari kumwe ndumva ni nk'abiri cyangwa 3 ashize turabonana kenshi nuvuga ngo yaragaruka turagaruka akareba ko umugabo ameze yakongera akagenda uzajya kumusura ryari muri Canada aribyo nagomba kubanza nkakora kuko ntabwo nagombaga guhita ninduka ngo nta visit Canada ihari jewe icyo ndeba nuko mpura nawe iyo twahuye tuba twabonanye ubwo ngiye kumusura muri Canada byago ngiye gusura Canada nabyo biri muri gahunda mfite ariko ntabwo ari uno mwaka kuko ntabwo nshishikajwe no kujya kureba Canada uko hameze kuko mu mahanga narahagiye cyane ku buryo nta kintu kinshishikaje najya kurebayo so nzajyayo ndikubiteganya ariko ntabwo ari uno mwaka. Ariko wabugiye kureba umugore wawe? Umugore turabonana kumubona turabonana araza niba nsura ashami atataje turabonana rero numva nta mpamvu zo kujya kumubona muri Canada nubona wamubona muri Canada bamusanga i Burundi abari umwe ntago cyo giye nzaba ngiye no gusura Canada aho ariko ntabwo binyinteresheje cyane kuko ndeba no kumuwe mureba biba bimpagije yo duhuriye mu Rwanda. Sinzi niba barabyumvise hari n'amakuru yavuzwe ko washatse kujya muri Canada ariko buri byangombwa kubera ibibazo byabaye hagati yawe n'umugore na wa mugabo wundi. Byo bimeze gute? Byigeze byarabaye bimeze gute niba byaranabaye? Ntabwo byabaye. Kuvuga ni ibintu byavuzwe gusa nyine nawe warabibonye kuri social media. Ntabwo nayibonye ntabwo mbyumvise none ariko ntabwo byabaye. Ku ibyangombwa ngiye mfite passport yanyemerera kujyana henshi cyane. Passport yanjye irakeye cyane. Ku buryo nyemerera kujyana henshi cyane. Nta cyo cy'ibyangombwa cyagiye kibamo. Ese murateganya kuzatura mu Rwanda ni bibazo abafana baba bakeneye kumenya bumve ko bakigufite hano cyangwa se ugiye kugenda? Ndi umunyarwanda nge ntabwo ngomba kujya hanze naho abazungu ntabwo ari ahanjye. Ndi umunyarwanda ibyo ngomba gukora amaboko yanjye ngomba kuyakorera u Rwanda urumva ntabwo byamuhora mbisobanura ntabwo byambuza gusura muri Canada ngogeyo yewe ntibyambuza no kugira ngo nkakora do projet runaka twateza igihugu cyanjye imbere ntabwo ari gusahura urumva ahantu babyumve nabi ni uburyo bwo kugenda ugakoramo akazi ukaza byiruka ukagira icyo ufasha igihugu cyawe. Ntabwo rero nge ndi umunyarwanda kandi ngomba kuba mba mu gihugu cyanjye. Ejo ntazanagira namara nk'ukwezi ati yagiye oya ntabwo nzaba najya kurwana ngewe nkunda igihugu cyanjye kuko nicyo cyambyaye nicyo navukiyemo nicyo nakuriyemo nicyo cyangiza ubu ngubu ndiwe nta mpamvu rero zo kuba naterana igihugu cyanjye ngo ngiye mu kindi gihugu najye nk'uko twese tugenda gukora akazi mu bindi bihugu ariko ntabwo nava mu Rwanda ngomba gukorera n'ubundi urabizi nk'uko bivuze byaravuzwe n'ubundi icyo gihe bari bazi ko nzagenda sinagiye rero byafate gutyo kandi nta kibona gifite ibyangombwa so n'umuntu umunyarwanda ngewe. Mu minsi yashize nabonye umwifuriza anniversaire Judith ugashyiraho ifoto kuri Instagram ariko ukabigira private ku buryo nta muntu ushyiraho comment no kubera iki? Nyine hari igihe abantu bakora nyine ano ma application cyangwa ntabwo bakora ibintu bya social media tugenderaho imwe hari bashyiramo kubera impamvu so hari igihe mvuga ni ubwo wenda comment si ngombwa
urarayikinga cyangwa nturayikinge kuko Instagram ni yanjye ngomba kuyimanaging uko mbibona ni yanjye kuko ni ngewe ufite password yanjye imbere nta wundi muntu wajyaho kaka ntabwo nari nkatse burya nakamenye uwo munsi abanye karagamana ariko gakora de mbona karakora so nukuvuga ngo hari igihe rimwe na rimwe comments z'abantu batari ngombwa kuko abantu bafite ukuntu bumva ibintu mu buryo butandukanye so naravuze nereka ndebe kano kantu ko gakora koko mbona karakora hari igihe batari ngombwa comments z'abantu comments zo buri wese agira comment ariko hari igihe atari ngombwa ko yisangiza abandi ni mu buryo kakana bagashyizeho ndashimira na Instagram kuba yaragashyizeho kuko ni akantu keza cyane akantu keza cyane cyangwa wamurindaga mu minsi yashize baramutukaga hari igihe wamupostinga bakamutuka cyangwa wirindaga ko hagira wongera kumwatakinga kumutuka byo ntibyabona kuko ntabwo ari kuri Instagram ntabwo social media zibona ntabwo ari kuri Instagram by the way so ntabwo nabibona ariko igihe cyo nanga kuko nanga harabamutse ko n'abamuvuze neza so niba mfashe umwanya wanjye nkifuriza umuntu isabukuru nziza ntabwo ni ngombwa ko abantu bajya kubikiniraho bagaterana oya nuko njye mbibona ese bundi kuki mutagase gato oya ibyo bintu hari igihe batari ngombwa kuko umuntu niwe uteganya uko apanga ibintu bye nibwo nimenya ko kantu kuntu nyine ba block comment so ndavuga kandi kugakora mbona karakoze kuko numvaga ntabwo icyo gihe comment z'abantu numvaga nta atari ngombwa ntabwo zari ngombwa so nuko byagenze rwari urwego rwo kugira ngo ndebe ko kanakora mbona karakora ubundi kintu kandi nabona katari ngombwa ko so comment zijyaho icyari kujyaho no kurayikinga kuba warayikinga guti iyo mbonye like ubwo nabonaga ko nyine uvuze ati umwifurije isabukuru nziza niba utabyishimiye ubwo nta kibazo ngiye gusubiza inyuma gatoya umuryango wawe ntabwo Humble Jizzo yawutumiye mu bukwe bwe buzabe ejo bundi muri weekend mwabyakiriye muti nta kibazo ngenda aramutumiye uyu muntu akoze ubukwe sabe muri iminsi wakoze ubukwe urabizi umuntu akoze ubukwe umugira list mukora list y'abantu muzatumira abantu mutumira bari abantu bari proche abantu mwabanye abagufashiye mu bitekerezo aba mu bundi buryo bwo bwose abamwiganye inshuti za nyine za hafi nizo turutumiraho nakoze ubukwe naramutumiye yaranyambariye byari ibintu byiza cyane ubu uyu muntu akoze ubukwe rero ngiye kabatano mbenge nta kibazo kuko ubukwe ngiye nta kintu kibi mbibonamo kubera yuko umuntu atumira umuntu kubera ko hari impamvu ikindi ubukwe n'ubwa Humble n'umufasha we kabona niyo n'abandi bose batajyayo ubwo bukwe bwabo kuko bo bwabo barabanje barumvikana bagiye imbere y'abantu n'imitima yabo so abantu rero uzajya n'utazajya ntabwo yatuma ubukwe butaba ngewe safi kuba ntazajya n'ubundi bukwe buzaba nta n'ikibazo kandi nta n'ikibazo ariko we yavuze ko impamvu atagutumiye ari amagambo mabi wagiye utangaza nta magambo mabi natangaje yarayavuze ntabwo nayumvise nzi ibyo yavuze ngo iki yavuze ko wavugiye mu itangazamakuru ko atigeze aba inshuti yawe ntabwo umuntu atari inshuti yawe ntabwo wafata umuntu ngo ahubwo ubwo yenda byumvise nabi ntabwo umuntu atari inshuti yawe wamufata ngo akwambarire kuba barabashije gukora ibintu bya ceremony nk'ibyo ngibyo ntabwo umuntu yaba waramushyize mu bantu bakugaragiye bakwambariye ngo uvuye ngo ntabwo ari inshuti yawe ubwo wenda icyo n'abana navuze kumva nabi yazaza nkamusobanurira kuko umuntu w'inshuti yawe uramwegereza ikindi yenda bimusubiriremo ahubwo yenda we ngicyo nkeka nkuko wambaje ati se mara kuvana ryari dora kuvugana icyo gihe hari mu kwa 10 umwaka ushize kuba tukivugana urumva ntabwo ubungu turi inshuti kuko umuntu mutavugana ntabwo muri inshuti ahubwo niyo mpamvu yanze kuntumira ako yibeshya ngo ngenda naravuze kuko ngenda naramutumiye ntabwo natumira mu matari inshuti ntabwo
umuntu ntabwo tumira ngo uzanyambarire uzaze tuba turi kumwe iruhande rwanjye atari inshuti yanjye. None ukuvuga ngo rero ubwo niyo mpamvu utatumiye Nizo ntiyari inshuti yawe? ntabwo iyo abantu bagiye kwandika cyangwa bazambara, ntabwo umubare wari umaze kurangira avuga ni umuvandimwe n'abazaza nta kibazo azaba ari aho ngaho, ahubwo siko atari inshuti yanjye, yari inshuti yanjye kandi n'ubu ngubu turi inshuti nta kibazo nubwo tukivugana ariko ni turi inshuti. Muri inshuti kandi mutavugana? Nyine habaye gutandukana, iyo abantu batandukanye nyine ntabwo ari ibintu byiza biba byabatandukanyije, haba harimo ikibazo. Nibyo nakubwiraga, ikibazo gihari ariko ntabwo aricyo cyatuma umuntu wifuriza umuntu nabi, watuma udatumira umuntu mu bukwe, ni ikibazo. Ibibazo byabaye byari bya business bya Urban Boys. Urban Boys yari company, Urban Boys Group Limited, ibyo kuba nka company, twakuraga amafaranga, twarasoraga, yari business. Icyapfuye ni business, ariko muza musanzwe nta kintu mpfa nahambo, nta kintu napfa na Nizo, nta kintu twapfa mu buzima. Niba ntacyo mupfa se kuki Nizo we utamutumiye? Nka gutya Hamba atagutumiye, ngira ngo ni nako Nizo utamutumiye. Ariko nange ndagusobanuriye nta kibazo mbibonamo, ntimuna bifate nk'ikibazo. Hamba niba afite nk'ikibazo we, ubwo ikibazo kimuriho ntabwo kikindi hongewe. Ngiye kuba najya mu bukwe bwe, ntabwo ujyamo, ubukwe bugomba kuba. Nta na role mfite ikomeye, kereka ngiye nza kuba ari njye uzabasezeranya, aho nari kuba ari ikibazo. Ariko ngiye ntabwo ndi pasiteri, so uzamusezeranya arahari, abazamwambarira ntiyababura, umugore aramufite. Ntuvuga ngo rero ngiye kuba ntajya mu bukwe bwe ntacyo nabihinduraho, nta n'ubwo bw'abana bubi pe, nta kintu. Ngiye yaje mu bwanjye, ntacyo uhombye se kuba utagiye mu bukwe bw'inshuti? nase nahomba iki ko yaje mu bwanjye? Ubu ngiye nahomba iki koko? Ntacyo nahomba kuko ubukwe bwe icyo gihe niyo iyo ntumira nari kumuririmbira nka kimwe, ubwo niwe wahombye ahubwo. Kubera iki bahita umuririmbira kubera iki kimwe ariyo muhitiyemo? Ni indirimbo y'urukundo, ariko ni indirimbo y'urukundo. Ndibye mu ndirimbo zanjye z'urukundo kuko ngiye mfite indirimbo zindi zitari iz'urukundo nka Nisamesi y'urukundo, niyo isinzamo n'iy'urukundo. Urumva rero kuba ntabuje mu gihe ntacyo nahomba, akwenda yantumira yenda yari kuba yungutse n'iyo performance. Njye ntacyo nahomba kuko ubukwe bwanjye naraburangije, hashize umwaka mburangije, njye ntacyo nahomba. Gusa nta n'ikibazo kandi abantu ntibanabone ko ari ikibazo. We yarahombye kuko ntiwamutwerereye ngira ngo. Oya icyo gihe byo baramutwerere, icyo gihe twabyinjiramo cyane, ntabwo mbashaka kwinjira mu muriro. Umuntu yaba atagutumiye ukamutwerera ute? Wowe ariko yaragutwerereye. Kuntwerera sinzi icyo nita kuntwerera, ariko ngewe nta ntwererano njya gukora ubukwe. Ntabwo nifuzaga ko umuntu, nifuzaga kubona abantu turi kumwe mu kintu kimwe, ko sinifuzaga intwererano. Naramuhamagaye, intwererano yampaye, twari turi kumwe, yaranyambariye, byari bimagije. Nta ntwererano yindi yaguhaye? Niba ngewe ntakenewe, nta n'ikibazo, kandi ntacyo nari kuza gukiza, nta n'icyo nari kunica. Yewe nari cyo nari kongera nk'icyo cya performance, ni akantu keza, ariko ntacyo nari gukiza, nta n'icyo nari kwica. Ubwo rero nta n'impamvu zo kugira ikibazo, ndumva nta kibazo cyewe. Ni ukuri rwose. Nk'abantu b'abagabo, urumva uri umugabo ufite urugo, nawe afite urugo, afite umugore, muri abagabo mwembi, kuki mudashobora kwicarana ngo mukureho iyo nzigo? Nta nzigo ihari. Reka banza b'umugabo, ubwo tuzicara. Ni 24 z'aba umugabo, sibyo? 24 nyuma yaho buriya nyine tuzicara. Nkuko nabikubwiraga, ibintu byose biba avec le temps, niko ibintu bigenda biba. So ni ukuvuga ngo ubu ngubu aho ibintu bigeze, ibyo ari byo byose, ubu ngubu ndi umugabo ku giti cyanjye, nawe cyangwa nabo ni abagabo ku giti cyabo. Igihe nikigera imitima yacu twicanye, twicaye duti ibi n'ibi, nta n'impamvu. Usibye ko nta n'ikibazo gihari, ikibazo cyapfuye, twananiranwe muri business. Ariko ubu ndakubwiza ukuri ko Hamba mwifuriza ubukwe bwiza, ndamwifuza gushaka umugore akarongora nawe, urumva bikagenda neza, kubaka ubuzima bukomeza, kandi mbifuriza ibyiza. Icyatunaniye ni business ya muzika. Uwo twayikoragamo nayitekerezaga n'ubwo bayitekerezagamo byari bitandukanye.
so naho ibindi bijyanye nzi ko nahamubajije nta kintu kibi naba nanamukoreye. nta pfunwe biguteye se? Ipfunwe rihe? kuba utazagaragara mu gikorwa cy'umushuti wawe kandi waragaragayemo cyangwa akanagufasha. Ntabwo nta pfunwe nagira, uwagira ipfunwe n'utarantumiye, kuko ngewe n'ubu mu gitondo ntabwo biraba namamagara ati ngewe mfite concert i Huye, urumva Huye na Gisenyi harimo urugendo, ariko urugendo nta kibazo, ntabwo ari kure cyane. Muto namwira ati uzaze mu bukwe, nzabuzamo. Nagira ipfunwe? Ni uzagira ipfunwe utarantumiye naramutumiye mu bukwe? Nge nta pfunwe nagira. Ni uzagira ipfunwe? Nge nta pfunwe nagira, ko naramutumiye mu bukwe, twayatumeze neza, twegeranye, ibintu byari bimeze neza. We niba atarantumiye niba uzagira ipfunwe, ntabwo ari ngewe. Ngewe ntarirarenga nuba ntumiye, nzamara kuririmba hariya nirukanke nakiserera imodoka ngiye mu bukwe bw'umuvandimwe. Ngewe nta pfunwe nagira. Ariko nanone wishaka nabishaka nzamana za good morning zose nzazimuririmbira, kuko ni umuvandimwe, ntabwo nzanamwishyuza. Urumva, ntabwo nzamwishyuza kuko ni umuvandimwe. Ariko iby'ipfunwe ryo ni irye, si iryanjye. Ngiye ndemera kujya mu bukwe nta kibazo, kandi ndemera no gutanga umusada wanjye. ubu ngusabye intwererano ntiwayimpa nkayimushyira? Ashaka kutayemera, ese umutarantumiye yakemera intwererano yanjye? Yakemera. Niyo yanayemera kereka ashaka kutayemera, cyangwa akanayemera abonye ari intwererano ifatika. Ari intwererano ntasubiza inyuma. Ariko ntabwo nanjye najya gukora ikintu nyir'ubwo atagishaka. Iki kintu nyisubiremo, yavuze ngo nanavuze ngo ntabwo ndi inshuti nawe, yarambeshyeye. Abantu agerageze, yarambeshyeye. Ubwo yenda niba narabyumvise nabi, ntabwo utumira umuntu utari inshuti yawe. Ikindi niba yenda bwarumvise nabi, nizo navuga ni rimwe na rimwe ahubwo ubushuti bw'abantu hari igihe butuma bwica business. Rimwe na rimwe mukaba ngombwa yuko mubana muri business, ariko ibyo ubushuti mukabishyira ku ruhande kugira ngo yiba ya business ikomeze running. Kwa kenshi ubushuti buje muri business cyane, business irapfa. So niba rero nk'ibyo n'igize umva ndi kuvuga akabyumva nabi, ntabwo wakora n'umuntu mutari inshuti. N'ubu ngubu tuvuga ngo ntabwo turi kuvugana, ni ibintu by'igihe gito, kubera ko nyine hacyarimo igihe tutandukanye. Ariko nzi ko ejo umwaka utaha nyine tuzahurira mu bintu bimwe na bimwe. Imana nidutiza ubuzima, dukomeze ubuzima kandi dusuhuzanye, tuganire, twibutse bya bihe, nta kibazo gihari ubundi. Safi, dusoza ngiye kukubaza akabazo k'amatsiko. Urakiteguye uransubiza neza? Nge ntamara niteguye akenshi. Kubera ko utajya wisiga amavuta ku mubiri? Maze imyaka niba ari 20 ntisiga. Nigaga muri primaire njyaga nisiga amavuta nkazana ibiheri. Amavuta n'umuntu yankoraho yisize amavuta n'igere kikaza. Ngera birancanga, njya nshaka imiti ndika kwisiga, ndetse kwisiga mbona ibiheri birashitse. Kuva ubwo ntabwo nongeye kwisiga. Ni ukuvuga ubu imyaka 20 ishize ku mubiri wa Safi nta mavuta yangeraho, nta mavuta n'amata yangera ku mubiri. Ariko nyuma naje no kugenda mbona nyine amadocumentary amwe namwe nsanga